nk'uko mubibona hano dufite ya starter motor. Niba wibuka muri video ya mbere twaberetse imikorere ya starter motor. Noneho hano turashaka kubereka starter motor bench test, uko wayitestinga kugira ngo urebe nimba ari nzima, kikora neza fresh nta kibazo ifite. Aha rero kugira ngo uyitestinge starter motor yawe uyihereza umuriro uri direct. Nk'uko mubibona dufite hano battery iriho umuriro wa masse cyangwa se minus cyangwa se negative kenshi ku modoka iba iri kuri chassis y'imodoka cyangwa se kuri moteri. Tukagira na positive ariyo yiyi ngiyi kuri iyi mutuku muri kubona. Noneho rero tukaba tugiye kubereka uko uhereza direct starter kugira ngo urebe nimba ari nzima cyangwa idakora. Kugira ngo rero urebe ko ari nzima, muribuka ko twababwiye ko uyu muriro wa hano n'uyu kugira ngo bihure nuko hano uhahereza umuriro. Iyo uhahereje umuriro hari mo hano imbere muri solenoid hari magnet iba created. Iba created harimo plunger izamuka igapushinga pinion ya pinion ya hano inyuma, yamara kwipushinga igasohoka igahita ba mesh in flywheel. Rero reka tubereke uko bikora. Tugiye guhereza umuriro hano. Urabyumva uko ikora iyi ngiyi ni nzima. Urebe neza urahita ubona iyi pinion irasohoka ariko inikaraga, ntabwo isohoka gusa, isohoka inikaraga ko ariyo ikaraga flywheel. Reba, urabibona ko izi imbere ariko inikaraga, ntabwo izi imbere gusa. Yes, ibi ngibi rero ushobora no kubikora no mu modoka. Imodoka ishobora nko kwaka bitewe wenda nuko umuriro utari kugera kuri starter yawe. Ikintu ukora uyihereza umuriro wa direct, nyine uwuhereza ahangaha. Ufata hano uyu muriro wa positive kuri batiri, ushyiraho urusinga hano kuri batiri, urukaza ukarushyira hano. Iyo umaze kurushyira hano rero nibwo ukozaho nyine ikaka, ukoza kuri positive igahita itera ikaka. Iyo ubikoze imodoka yawe ntiyake, ubwo starter yawe iba ifite ikibazo. Ariko ibyo nari maze kubereka ku modoka bikora iyo imodoka yawe iri muri on position. Ibyo rero tukaba turabisoje, ngiye kubereka uko iyi solenoid noneho yo ubwayo ikora. Iyi solenoid muzi ko nababwiye ko ariyo ipushinga iyi pinion kugira ngo ibe mesh muri flywheel. Hano rero tugiye kureba noneho byo bikora bite. Kugira ngo rero uyipime urebe ko ikora, uhereza masse hano, masse uyishyira hano. Nyine kuyitestinga. So ufata ya masse yawe ukayishyira noneho kuri solenoid, ukayizana hano kuri solenoid. Wamara kuyishyiraho, ikintu ukora ya positive n'ubundi ihuzuye umuriro hano imbere uyishyiraho, ukareba ko pinion hano isohoka. Urabibona ko isohoka. Shyizeho umuriro hano irasohoka. Dore hano irasohoka. Bivuze ngo solenoid yacu ni nzima. Akaba ari ibyo rero. Ufite ikibazo cyangwa se nk'inyunganizi, ikindi kintu ushaka ko twaganiraho ubutaha, washyiraho hasi muri comment, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi.